nawe wakwica umuntu gutyo gusa ubanza ikigo ari cyawe ntazi nuzo ntazi inshuti mfite. Buriya umuntu iyo yateguye ikibuga abazi uko azagikiniramo. Yes, ndeka izi saha umupira ndawufite, reka mbe umuyobozi wawo. Buriya wateguye iyo uvuga ati ibintu bizagenda gutya uteganya ibi ni byiza. Ese ibyo napangaga byanze byagenda? Nakubwiye ngo utazaba igisitaza mu mugambi wanjye nawe ukabigendera. Ibindi kubaha ndakubaha kandi nagukunda pe nk'inshuti yanjye magara. Nakubwiye ngo ibindi bindekere. Umva kandi ndisemo kutanyumva. Ndumvanze kunyumva kanigendera ariko basi byibura usigaye bitekereza. Sibyo sibundi wanyumva utuzi ko wewe uzabyara ngiye ntazabyara. Ngo basi bye. Shagenda ntwari bimwana nawe nimba umpindutse ntari bito. Ariko witambika umugambi wanjye. Nawe uguhita. Aya nta bitekereza nta kibazo. Izi iminsi n'ubundi ndazize akenshi muza muje kuneka abantu mumve. Simbi niki kunyere karinde ndese ya niba se hari cyane kiri kunyereka ndeba ko ntacyo mbona hagarara hano zikuza bayiki niki kiri kunyereka ndeba niki sheri kuza umagiye bayiki Mayize ndeka niki ndeka ndajagaraye mu mutwe ujagaraye mbiki ndagira ngo menyeshe ko mbona kana cyane ndi kugira mbone kubaza impamvu telefone wayigize uretse kwihumagizwa byinshi cyane ntabwo gishaka gufata telefone yanjye wabaye iki shiri wabaye iki basi tutuza umbwira ngo mbwira wabaye ariko se kwibutso Kaba niyo wabona ari indi ndaya yawe. reka mbe muretse ubona ibintu uri gukora ibyo koko ntabwo wareka ngo twice tujye inama duhuze umugambi ngo twe twasezeranye ku bana. Nubwo niba ariko nashaka ko tuvugana. Mwese amatwi yanjye urabona atahari hari ikintu nashyizemo wenda gusa ndi gukora. Maze gusaba inshuro nyinshi ngusaba imbabazi icyaha ndacyemera n'amakosa ndayemera n'igihano wampa cyose ndacyemera ariko ndagira ngo dusubize ibintu ku murongo. Nabaye imbwa nabaye ikigoryi nabaye kibi cyane ariko se bizaguma gutya. Sibyo wahisemo icyo umuntu yahisemo kuba cyo n'icyabacyo wahisemo kuba iyo mugabo uwo mwandu bibiki. Yes Muhire nakundanaga nawe yari umusore mwiza ufite ubwenge utekereza wanarize ugira uti ariko Muhire nabonye mu ijoro ry'ubukwe bwacu arenze no kuba imbwa waruvuze. Imbwa se kirinda urugo, imbwa kushaka kuyibwira ngo icyo hari ikahagumika kurindira urugo.
nanjye nakoze ikihe cyaha nziyahure nzakura igihugu. wiyahuye waba uruhutse ariko njyewe ntabwo naba nduhutse kuko uracyari igikoresho cyanjye muri iyi si. Kuko ririya joro nibwo nawe buriya naragushyinguye nyine nk'uko njya mvuga ko Isimbi murumuna wanjye namushyinguye, nibwo napfushije Muhire nari nashyingiranywe nawe. Uwo ndi kumwe nawe hano ni igikoresho cyanjye. Yes. Ise neza waranshyinguye. Iyo mbibi ubu se koko sigaje kuziruka ku gasozi, wambabare basi ukambwira ikindi kintu nakora. Wambabare ukambwira ikindi kintu nakora ko maze guta umutwe nanjye. Kandi bwo n'uwikoreye arawutaye. Cyangwa ngo wote. Ako Muhire nkubaze ikibazo kimwe. Urwibutso kuba wangeze mubi ukamvuga uko ushaka ngo mbara kwimya imbabazi. Ninguha imbabazi mama wapfuye arazuka. Ninguha imbabazi imfura yanjye yavuyemo irazuka ibeho. Ese ndaguha imbabazi nzatwite? Nzatwite nanjye nzakikire nk'abandi babyeyi. Subiza. Ariko se rwibutso iyo udakora ari amabara mama umutima uba waramufashe agapfa. Imba yarafashwe n'umutima nimba n'abari agahinda yageze akiyahura simbizi. Ngaho mbwira icyiza kiri muri ibyo mu byo mwakoze mbereho nguha imbabazi. Ngaho nsubizanye ababyeyi yanjye se nanjye nzatwite mbere nk'abandi babyeyi. Ngira agasesemi ngira icyo mporwa. Ibaze ko nzaba mu isi ubuzima bwanjye rwose ibyo bintu bitazambaho. Basa wagiye unyuzamo kanankubita nibura nkavuga ngo namugayo namugaje kuko n'ubundi ndabona depression izanyica pe. Ndabizi rwose, reka nkubwize ukuri, reka mfukame none mfukame. Kwibutsa umugore mwiza wangira imbabazi bwa rimwe amahirwe yewe Muhire nimongera gukora ikosa numbwira gutakara nzajyana rwose. Kwibutsa wambabaye, kwibutsa umugore mwiza. Umugore mwiza utabyara. Ariko ibyo ngibyo ntabwo nabiguhora. Basi reka ndyame hasi unkandagire ariko umbabarire. Nushaka unkandagire kumbabarire. Kwibutsa kirawibere nkandagire. Nagutera urushyi ukava muri iyo mikino uri kumveramo isesemi. Nujya ureba ibyo ushaka kandi ujya kurengerwa ntukaze kundengerwaho. Narababaye bihagije. Ibyo wigira niyo wabiryama niyo warira amarira tugakoropa iyi nzu ntabwo mama yazuka n'imfura yanjye. Imbabazi nguhaye wewe ni uko weho na Isimbi nzajya kubona nkabona Isimbi aratwite havuyemo umusaruro mu byo mukora. Ubu noneho mwabikoraga buri munsi buri saha ngiye kujya mbategeka mu bikore kugira ngo mbone Isimbi atwite. Nizo mbabazi nzakugirira bitari ibyo ubona ni bikeya. Nta mpuhwe ngufitiye pe Muhire. Nakubwiye ngo Muhire nashyingiranywe nawe yapfuye mu ijoro ry'ubukwe bwawe. Ninde uri kureba hariya? Ninde? Sheri? Shu? Isimbi? Umamu? Aka kanya tuvugana nta kintu cyo kuvuga mfite. Kubera iki? Mbabara ndaza kukuvugisha. Uramvugisha ryari? Ndashaka kukuvugisha. Telefone nguhamagara inshuro zingahe? Ariko se ufite ikihe kibazo? Nshaka kumenya impamvu nguhamagara nk'umutabo. Ceka namubonye. Ninde se uri kubona? Ninde se? Ngo buretse ndakuvugisha reka mbengiye. Ninde? Wapi? Ninde nyine uri kureba? Ese hano ninde uri kubona? No. None se nyine hari ikibazo ufite ngaho ngo tuza aho ndamenya amazi. Ndeba reba ngiye Moses sheri wawe. Wambonye? Ngiye sheri wawe. Ngaho tuza umbwira ikibazo ufite n'iki.
shyiramo agatege pe ntudatera inda ngo abe ari zo mpuwe nkugirira n'imbabazi. nta n'umutima wa kimuntu ugira. Wibuke neza ko nkubwiye ko mugiye kujya mubikora buri saha. Ubwo buri saha koko uvugishije ukuri izo mbaraga nazibona. Izamukuye ukansiga mu cyumba warabibonaga ko naratwite naniwe twiriwe mu rugo ukajya hejuru ya murumuna wanjye ari izo uzajya ukoresha buri saha. Kwasi n'agasugusumo bigusa nzaba ibikoresho byanjye paka hahandi n'umwana uzava hagati yawe na Isimbi azaba uwanjye. Wireka ko sinshaka koko. Shaka urwishigisha yararusoma hamwe urusome nubwo nanjye byangizeho ingaruka. Ariko ubundi zira video uhora ufata ko zimaze kuba nyinshi. Zari zaba nyinshi none yibaze ko zivuye kuri video ya buri munsi zigiye kuba video ya buri saha. Mbabara basagara mu gikorwa ngira ikibazo ufite Simba ni iki Kira basi ngomba gukora bayikoze abagishiriye ni iki kiri gutuma ubumajya cy'urukanga nshaka kuguhagarara ngo tuvugane cyane ihangane nagusabye mbabarira ntabwo ushaka kuvuga cyane ese kubera iki Yesu ushakira iki ese inkurikize basi kijyanye n'iki ushaka ese kuki ndi kuguhagarara gukanga guhagarara muyi wambabariye koko nakubwira ko nagikeneye ibintu by'ibintu byose byagiye umuntu watatuvugana ko mbona utari hamwe urukanga ubwoba n'iki kazaki kuvuza wabanje basi n'ituze umva izi saa tuvugana mbabara ntabwo nyiri mu rukundo mbabara ubyihanganira kandi narabikubwiye sinzi impamvu ukanabyumva njye shari mbanaga basaka hano shyira umutima hamwe urebe ngewe maze sibyo genda cyari wawe uri munsi ntabwo nigeze mpinga ariko Isimbi nzi ntabwo ari we ndi kubona urebe telefone yawe inshuro ngo uhamagaye amezi agiye kuba ngaho isabi unkwepa ngo yamugaruka nkwepa rimwe ntazi ubitaba ngo ntabwo nzi ngaho wagiye ngo ugiye ku muhanda ngo ugiye muri dushe uhora muri dushe yuze ntunabona miso dikora byuze ngo umpamagare tuzure ngenda cyari muyize wabo ntabwo nigeze mpinduka nzamubwira ikibazo ufite integura umbwire sibyo Ntabwo bishoboka ntabwo ugiye kuzatuka umutwe ntabwo nabishoboka nushaka uruguru uzasenyuke Watekereje neza yewe muhire aho kugira ngo uzarware stroke hejuru yawe n'ubundi ni hahandi ntabwo utangize warayishe yewe bizajya ahagaragara bagende birangire badutandukanye sibyo byiza nabitekereje ngewe nabitekereje ibyo watekereje biramaze kandi utakomeza no kunsakuriza birakubwiye ngo wowe na Isimbi muri ibikoresho byanjye muri mu mugambi wanjye bipuraninga we ntabwo twari turi kumwe n'ibijyanye kwa muganga ibyo byose wigira rero ntabwo byakunda gute ntabwo byakunda ngiye singaruke ubwo wankuraye ariko izi saha muhire ndeba uri kundeba Rwibutso nakubonye sinkuzi se muri Rwibutso nubwo wabaye satani ndakuzi kuri shitani Rwibutso ndakuzi wakinnye n'intare yari isinziye ubu yarakangutse yes intare yari isinziye yarakangutse nashatse intare oya reka nkubwire Rwibutso nushaka ubigenze gute nushaka ubikore gute giye muhire ndarambiwe nukuri kose ndarambiwe kandi ndanabihiwe ibyo urambiwe ujya wibuka ko mubikora ndi gufata video ngaho urambirwa se utumuka ugende iriya video nyijyane nyitage
nkurege kusambanya muri umuna wanjye wamuziritse, nkurege ko musambanya ku ngufu. Watogose nk'inkono. Nzamure isukari wayizamuye bihagije. We nta nubwo nakabaye mvugana nawe. Wakabaye ushyira mu bikorwa ibyo ngutegeka. Urutwe warubyibije ngo nirebiwe divorce dutandukane umwacaha uca utandukana nawe. We nayisimbi muri ibikoresho byanjye muri iyi nzu kuzageza igihe byishimo byanjye bizaba down. Nakubwiye ngo mwe muri mu mupangu wanjye na planinze nkiryamye ku gitanda kwa muganga. Ndi mu buribwe natewe nawe. Kwibutso umbabarira cije makiya unyumve. Wambore. Indi usohokanye hariya se wari uzi kuri utangire nk'andahari. Ntabwo ibyo nabitekereje. Uratekereza se? Wambaye kuko ukangira impuhwe. Ukamenya ko umutima ufite nanjye ari mfite. Umunyarwanda yabwiye undi ngo iyo wigize Yezu barakubamba. Umva mubwire. Ndajya ngo nkumenyeshe ko nta mpuhwe mfite. Sinenda no kuba Yezu nawe yaraje acungura isi baramubamba. Nawe naragukunze ariko ndajya nkumenyeshe ko rwashize. Ase kwibutsa mwe twakundanaga mbwira bya bindi byose. Uzi ko wagira ngo neza baragiye baraguhindura. Wagiye utekereza impande zombi koko. Iyo bari gukora ikosa nariko kugira bino bintu wagira mu mutwe wagira ku planning iyi gahunda yanjye ndimo nkagira no gutekereza ibindi uwo mwanya ntawe mfite. Ndagira ngo nkumenyeshe ko uwo mwanya ntawe ufite ujye wicara wumva ko uwo mwanya ntawe ufite nujya unandeba nyine ujye wumva ko wakanguye intare ko kandi nta muntu ujya ukina n'intare. Basi njyewe ntacyo mpfa nawe ariko njyewe narigenze ntabwo nkiri wa wundi turimo kubivuga. wavuze undebe umuntu ukibavuze ubundi ufite ikihe kibazo kuko uri gutinya kureba mu maso yanjye. Muyiba ari ibintu byo kuvuga ngo bikomeze njye ntabwo mubona abonye undebe ukuntu ntawe mfite ariko ntabwo mubona sheri ibyo wanyijije byose kucyumva kutoro n'abandi babivuga banditse ko nta bandi njye wafata hari ikizi basi ngiye kwamburanye igituza dore utangiye gutuza umwanya utuzungira cyamburanye n'undi ukeneye kumva nigeze nkubwira nabi njyewe nkukora hari ikintu wanyatse nkakikwima oyi basi bo bari ukunda jagaraye none se ujagaraje n'iki nyine ni iki ujagaraje niyo mpamvu n'uvuye tuzavugana niba ubikeneye ubu nta mwanya mfite sibyo kandi ntabwo ndi tayari kujya mu rukundo pe ihangane ubyakire nese ubundi kuri ukibaguza ubwo bufite wabaye iki wongera basi ni bubaye
Oh, si Spagna de Checo. ngo hano ndi muri gereza nanagiye wandikira mu yindi gereza y'imyaka myinshi y'ubuzima bwawe bwose avuga. Icyo bita gutegura papa, wari uzi ko wambabaje, si wishimishije se? Kabagabo koko, ese ubundi nkubaza ko n'ubundi wari waranteye inda twe twararyamanye, ko ntari narakwinye ubundi ujya kuri murumuna wanjye ushaka iki? Wimpomekaho insigane nta mpuhwe mfite, navuga hari ibintu nsigaye nkeneye kumva mu matwi ariko uko guhumeka kwawe ntabyo nshaka. Wajyaga kuri murumuna wanjye wabuze iki? Ko nari narakwihaye n'ubukwe butaraba ukagira naho untera inda. Satani ariko wanshutse. Njya mbona sana kwihakana nawe, zakubwira ko atigeze akumenya. Satani wagushutse. Ese katagushutse ku bandi bakobwa bari hanze akakwerekeza kuri murumuna wanjye? Iyo utiyubashye nk'unyubahisha. Rwibutso. Basi washatse ikindi gihano, ugashaka ikindi nakora, ugashaka ukundi wangenza. Basi ungira umuzamu cyangwa se ungira umukozi wa hano mu rugo cyangwa se unkoreye ikindi kintu, kuko niba hari ahantu ugeze sinsinzira, biryo ndabirya nkumva birabishye. Nimba nawe watera inda ikazavuka ukabona umwana witwa Karuwa, ubuse ngiye ni iki kizamva? Sibye kwirirwa njya kuri toilette gusa, ko nta kindi kizamva. Uzi ko icyo kintu iyo nyibutse we numva nakuniga nka kuyicira. Wazanyije se basi, n'ubundi kunyica gahoro gahoro. Zakwica uhagaze nk'uko nawe wanyishe mpagaze. Kazi n'ubundi bazanyirukana bidatinze. Ku kazi by'akazi se byawe bimbwiye. Reba rwose yagera gusha. Hani sonche. Fukamishwa aho ngaho.